nkaziriya koko iriya mbwa ngo ni nkizurundi izanye n'ikibwana cyane mane yanjye ariko mane wakongera akabangarura wakongera ariko se kukurisa abagabo babiri ubu mama we naza aradufasha ikira ni ikinyura muri iyi nzira aha niho kinyura gitasha nawe uri ikibwa narenze ko nabyaye umugabo none koko nawe uri ikibwa rwose dukubita bigeze hariya papa reka nkubitira gisaza gifite imbaraga se wabonye ko nawe cyaguhiritse gifite imbaraga ariko papa bungiye kwisubiraho papa ngiye kwisubiraho ubundi nari ndimo kubyaye mbona unjya ngiye kwisubiraho ntago cyasuzugura papa wanjye ntago nabyemera reka mfatabira ahubwo papa ntago ari gusa ariko se mama ubuhinzi ko ndi kubona bwanakeye aho ndageragayo kubona kancitse reka nkwiyohere umukecuru araza gushaka ukuntu agafata cyangwa nako kihiye yanjye ninywa kandi ntirya amazi umutima wayo yaranezerewe ababambo ntaga tukiri batoya kamara kumva reka nkubwire oya kamara njyewe aho karateza ako shaka Tati harone kiranyishe sa Kadori mungu wanjye Kadori we papa nawachize hano we baranyishe we papa baranyishe papa we baranyishe papa yirutse reka nanjye niyirukira
murancitse sha barancitse bakagwa hibara. umurima wacu wigwa uhinga uwutema kandi papa yari kuzahantekera twaza no kukubuza ukadukubita wa gisaza. reka nze duhamagare mama buretse duhamagare mama reka duhamagare mama umurima wacu urawumaze n'uwawe. ariko se kukurisa abagabo babiri ubu mama we naza aradufasha ikira. ariko reka tumuhamagare tube nka batatu ntabwo uri butuneshe reka duhamagare mama. Uko bikaze Yanga ngo ni nk'izurundi izanye n'ikibwana cyane. Mane yanjye ariko mane wongera akabangarura wakongera akasha reka ntahe nje gushyira murima wene twahura ku muhanda ntaza kugira kanjende mama se yahe ni ya mukecuru ndamenya yagiye he ariko mane gusaza n'ugusa iyo nza kuba mfite imbaraga nk'izakera mba namwikoreye. umva rero mwana wanjye ndakumva papa urabona iki kigabo ukuntu cyakamara ukuntu kidukubise. ndabibonye papa ndabibonye. noneho rero ruriya rusaza rufite n'imbaraga papa gifite urutwe runini nimara kugifata uze ujye ukubita mu mutwe. ariko se papa ubu niba dufunga niturukubita ruriya rusaza ntabwo turarwica turakubita ku buryo turakubita no kukibuno ku buryo imfunyira zitagaragara. none uza gufata ururubuye ukubite kuri kiriya kiboko. yego papa ariko papa kirakubabaje ariko ndakikwisha. ariko papa uriya murima si wo wari kuzampa nimara gukura. nzahagurisha tuhanywera inzoga nzagwa munsi y'urugo. ariko nta kibazo papa kiriya gisaza kinkubitiriye werekana narifate ubu kigiye guhingura ubu kigiye gutaha nikinyura muri iyi nzira. aha niho kinyura gitasha. nawe uri ikibwa narenze ko nabyaye umugabo none koko nawe uri ikibwa rwose. umuntu dukubite bigeze hariya papa reka kiriya gisaza gifite imbaraga si wabonye ko nawe cyaguhiritse gifite imbaraga. ariko papa bungiye kwisubiraho ngiye kwisubiraho ntabwo cyasuzugura papa wanjye ntabwo nabyemera. reka mfatabira ahubwo papa ndakubise ariko nuko nivuga gutya ariko sha uriya muhungu sha arye iyi samu nayitura njyewe naza kubatura cyangwa icyana cye nzabe nzimuka cyangwa imba narapfuye azagira yaje samu kamara uragarutse sha. none ariko sha wibeshe urenga hahwere ariko kubise papa ntabwo turi muri iryo mashyamba. noneho buriya umurima wacu urenga Uko bikaze amazi nayo agatinya ifu nayo igatinya umuko. ariko umuganda yumva kandi wamuhoza kandi uzagera mureke hano ni ku mupaka ugira kuduhingira umurima ubona uko mufite amabuye. ariko papa ubu n'isuka ntitwayijya n'isuka twayijyana idutemera umurima niwe akoresha ubundi umurima kiranyishe we kintaye umugeri wo mu mbavu. Anyashango murabaga
ubundi nta muntu wese nyikora bagira amahoro ewe data we papa we yewe kado agende murakagwa hiba urusaza menya rukorana na babakurambere ahari papa ariko kado menya rukorana na babakurambere reka tujye inama mwana wanjye rero reka tujye inama ukubona ko twembi urusaza ntabwo twarushoboye ariko twabwiye mama ubu ntiyadufasha ntabwo ari gushaka mama yadufasha iruka genda umubwire mubwire azadutabare reka mubwire mari we banguka baratwishe banguka urusaza rwatuvunaguye rwadutemeye umurima igihe twaguhamagariye ariko mare uzajya udutemera umurima igihe twakwihorereye udutemera umurima ni kazi kayo ntabwo narimba ngiye no kwigendera ntabwo narindimo ni mama na papa ngewe mubyeyi ntabwo bose narindimo ngewe ntabwo afite akuka ariko ni mama na papa bari babiteye ni mama na papa bari ntabwo yapfuye we mayi we bari kudufunga mama yewe ntabwo yapfuye bari kudufunga yewe ndabona azutse ariko harimo n'inzara oya harimo n'inzara ntabwo yarukaga no kurya umugabo niko nta n'icyo kurya yarukaga umugore ntabwo ajya ateka ariko ugira n'ubugingo abantu batatu bose yewe ase mupfuye iki niko ubanza warananiranye di papa mama ntabasha no kuvuga niko iyo ubona urwana n'abantu batatu koko ubundi ubwo uba wumva reba ukuntu ubuntu ugira cya cyana kigukinda gugihaye n'irindazi ryawe kiraririye rebera abantu batatu koko mwana wanjye twigendere no reka mwakire na yafuka ihangane rwose reba n'ingofero yakundwa ihimbe ihangane ngayitahire ariko rero ntuzongere kurwana n'abantu batatu bose bangana kuri ntabwo ari byo uhinga mu kwawe dore ngo wagiye konona ubutaka bwabo dore nibyo bakujijije akira ngo twaze ngugeze hari haruguru ku muhanda ariko ntuzongere rwose nta kintu hari hoya musaza bakigiye mutaduha urugero rwiza ngo natwe urubyiruko turebereho ubu tugiye gukura twanona ubutaka bw'abandi kubera wowe wa musaza niko ubu iyo ntagira akakaji kakunamiye ni nge rero narindi gucuruza nzabakiriya hariya hirya kira agasuka kawe nanjye ndebe ko nataha ariko ntuzongere rwose ngaho nyura aho ngaho dore inzira niyo ntuzongere niwe munyamafuti babimbwiye ntuzongere rwose ntabwo ari byiza bose ntabwo ari